umuntu ugiye kumwita icyo gihe. Na 2006 Bro reka nkubwire urajya kunoza hano ikintu kimwe ndakujyana mu buyobozi. How are you? Fine, sir. You are a bad boy. DJ YK Mule. How are you? Fine, sir. No, muri musumba. Ndi musumba ndi Chomorawa. nese muyine bifananye. We ARNO. God have mercy upon us. Nikosha ngiye twingana n'umubiri yakanga rimwe nakomanga musenyi cyane. Mano urasuze? Uko mbyutse se. Mani munutsa mu kanwa buri munsi wagombye kugera kandi maze kumenya ukuntu ujye uvugana n'abantu bunutsa mu kanwa. Arimo cyangwa ntago arimo? Bro, icyo bita umujinya ukabije. Gusa uzi icyo bita ingumi ikabije. Agusoza icyo bita gukwepa ingumi ikabije ho. Mu nzira manze kureba ibyo nanje kureba. Acha shano side business washinze yari. Bro ashaka kubigira serious? Serious nka gute? Wenda nkagukubita nk'ibintu wenda ukabasha kumva ko ARNO arimo cyangwa na aya maboko yawe ukoresha nk'umubitisha njye naye nakoresha. ARNO nawe urimo. ARNO nawe urimo. Nawe urimo pe. None sirambonye nimba. Anivi. Yafite amabona ngana kuri. Usukira ko itumisha z'amaguru. Okay. Kugira umunsi mwiza patron. Ubundi se kitazina ngo twari kugira umunsi mwiza ngeze. Ndabona ubwanda n'ubwa nyuma n'ubundi wafunga yakwereka ubundi sha. Man wewe. Batumubwire ko turi buze kubana n'ubundi ntugire ikibazo. Tawu rya muruke sha ndakwemeje. Bano ko ndukasha. Wewe na turanzongera nongere uruhireho. Sawa sha. Yaraje nyuma y'isi. Usikunda ari ikigome. Uretse bro wamwishi. Aya, ntabwo namwishi. Suri manga. 5,500 gusa. 5,500 ngo tumutamwishyura. Mutipe mwana. Ura muri gange sinabuze kumwishyura. Ikibazo nk'iyicura namugurije amafaranga najyana kundi. Ndetse namugurije ngaho. 100. N'amafaranga tumutamwishyura. Mva yesi yanditseho banki nkuru y'u Rwanda ndi bro. Yajara cyane. Kurakara gusa ubaze ko yaje cyumva umwotsi mu matwi. Umwotsi mu matwi. N'umuriro watse mu maso. Asundura handusha imbaraga. Ni kubizi. Mubwiye. Niduhura. Zahita mukunyuma. Kandi ngenda yivuza. Umwana w'umusinga. Turanigendera. Ni kubizi. Nove. Wagwana. Waje kungurura umugati. Wakigiriye. Siduhura. Wavuze ko n'umugore uzamukomyo. Tuzi nuko natabona yo kumuvuza. Ndayakuguriza. Basi kamusaga serivisi.
basi ngwino ndebe ko yagiye. tubizi serivisi igenera n'amafaranga agura amangara Bro tuvukana. tuvukana nyine ko twavuye mu ndi imwe twavuye mu ndi y'amafaranga angana Ariko nove wajya ugira uwo muntu koko. Ubwo ugiye kunyishyuza tuvukana. uwo muntu se buhuriye no kwiyaburira se Nase ari ikintu kugira. wowe se icyo kugira naho rero mwayigiyeho ko ibintu ngewe mukorere yahita nyica duhuye Basi ngwino ndebe ku muryango. umuryango ngo urebe sha nawe ari Birameze. nawe ari Sabasha. urimo satani ntabwo ari gusa Bro wa muntu ugiye kumwita icyo gihe. Ubuse nzakwishyura gute kandi unyishe? ari wapasi gira neza ukuntu ari uko utazabera Asubundi bro dufitanye ikihe kibazo? ntabwo n'ikibazo dufitanye nawe Twakijyanye mu buyobozi se. nanjye ubwanjye guti cyane ndi umuyobozi nkandi ariko Bro reka nkubwire. Urajya kunoza hano ikintu na kimwe ndakujyana mu buyobozi. urajyana mu buyobozi urajyana mu buyobozi maze ndamutinya ntabwo urigira umwesero wa cyana tuyagere miliyoni nibwo impamvu uzajya kumenya harya wari uzi ko uzajya cyangwa Bro nakwihoreye ariko nundekura. Ndahita nkomera bungura. ningure kuri asura ntwari urumva wabyimbye urumva byabyimbye mwiriwe mwiriwe ndabamugayemo amajwi hano rero nifungiye n'ubundi muri kumwe muri kumwe niko sha mwumvaga mwakora koperative y'abatekamitwe Gisenyi niko sha Ariko ubundi bro kanjye kukuzana amafaranga yawe. Nove tugenda. nasa amafaranga mugiye kundana yose aterwa n'abantu babiri mwarasigara Nibuze abikase. none se arakubikira cyane asa ni mu ngambanira ntabwo tugambanira kutayirira Ndi pasta. Vive. Aho iki kuri kumamagara runo. Dufashe igisabo. iki iki Niki. eko tamusore ndo batumaze ibiranga aho twiyo asar mu mabwiti cyane cyangwa yemeza Yemeze nari. so wagisambo wande stana nshaka kunya Abantu musubiriye kurya. Asubundi tukuri manga. wowe nande se muyamuri iri zuba anye kajya kwiryamira Asubundi nawe kugiye mu bitekerezaho mani bijyanye n'agacupa n'agacupa. Uko waje imeze gute? zezerete muno wanjye Ashivuga kirasi? ewa n'umunsi ndakurya kabisa Reka tugakina. Urafite kwika fisi? ewa ndimo neza ngo ntanze gacube umunsi Ariko se. Urebe Vemba. Ugira divaza reka kantu tugakinisha. Bro, ndi urafite se? kacu uwa ndimo neza Bro, nawe yaburanda kushota. funda baranakazanye sha umunsi Ibrahim tabanza Sawa. swate
baje kutwira izo nyungu zawe Hano yazira hano ni amahirwe. Amahirwe nta kibazo. mana ibigende nabirambiwe Tugende. abo ndimo yamda kubuza kunyereka dukine wabari kubyo nabwo murya neza wabonye ari bitana wavu Nta kibazo. Najya niyo. ate Nasi. bya yanda noneho singateretse bya nyabyo noneho angaje ubu ngubu ngire 2020 ndabona cyari cyatanga Aye. Chokoze nakundu bitanu ngaya uzaze kuyatora biturasuma. kandi shaho So kuzaze kuyatora. bituhura Uzaze kuyatora. kujya amafaranga bizo kujya amafaranga niho kujya mu rugo Bita. Awa inzu zasi. Umuntu abantu bose bagiye kuryama nanjye bagiye kwijyamira. Yesu. Mwana wangu.